Mukunzi wanjye rukundo rwanjye, reka nkuratura bikwiye urankunda nkanezerwa. Umutima wawe uzira icyasha niwo ntuzamo ngatimaza ngashima uwo ngahimbarwa ngatuza rwose. Uri rukundo nkaba mukundwa, musore mwiza wuje uburanga n'igikundiro. Ese rukundo nkwibarize, niki wahaye yaguhanze gituma nashobora gutuza ngutekereza? Woma gutuza ngatekana, woma ibyishimo bisaba umutima wanjye, nzakuratura bikwiriye ubereye mukundwa. Shema rimara ishavu, shami rishibuka ku rukundo, shimwa uwo gushimwa, cyomoro cy'umutima wanjye. Mpano nahawe niyaduhanze, urankunda nkanezerwa, gikundiro cyanjye, ndagushimira warakoze rwose. Umutima wawe uzira amakemwa, mfura mu basore, rukundo rubereye kwizerwa, nzakubaha muri byose, uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. Mukunzi sinarorera kugushimira, sinasoza ndacutsa rukundo rumpa gutuza, ndagukunda kandi ndagushimira warakoze. Umusore w'umusare mu bwato bw'urukundo, ubuhanga waremanwe na rurema butuma uyobora ubu bwato neza, sinzawutesha agaciro. Ndabona inyanja y'ubuzima tuyigeze hagati, ariko nkagira impungenge ko haze nk'uyu y'umuyaga ari wo bigerageza. Nshuti yanjye, ufata umusomyeri wo kwizerana, hatutaducika tukayeba tutarabona ku nkombe, ibintu bya bisi nkundira duteze. Mukunzi ntuzagira inyota nturiye iriba, ntuzagira inzara mfite indobani, ntuzagira imbeho mfite ibigufureba, ntuziheba mpare nk'ihogoza, nta rungu ndi nk'indirimbo, nta mususi ndi nk'agasusuruko, nta matage ndi nk'isirabo iteze nk'inyambo ku mpinga y'umusozi. Ni wowe mpinganzo udahari nta kwamamara, kuko ari wowe namamaza, wihebuje kuba ingenzi disi. Ko ndeba utuje ntacyo umbwira, ugahugira kundeba gusa, rata nabyo biramaze, binyereka ko wishimye nanjye nkishima. Rekera kundeba udahombye, nawe uri gutuma ngira isoni, bikanyibutsa duhura bwa mbere, wandebaga buri kanya, ugatuma ngunga ntaramenya ko uwo mpunga ari wowe koko. Yo, dore disi uhise wubika umutwe mu maguru. Nkibuka ukimara kunsaba ko dukundana, wahise wiruhutsa, ureba hasi utegereje icyo ngusubiza, nanjye nti ndagukunda. Byari ibyishimo bikomeye, ariko kandi yari amahirwe kubona umukunzi nkawe najyaga nifuza mu buzima, none ubwo ngufite. Awi, reka mpinira aha kuko gusoza bidashoboka, uwavuga ibyiza byawe rukundo yamara igihe n'ibihe, kandi umwanzi w'ibihe ni amasaha. Yo, ko wisigira irungu kandi nguweza ku mutima, ndabizi nkugumye iruhande, akazi kawe ko kureba n'akana ko mu jisho, reka ndebe icyo ngutegurira hati inzara itabonaho imenera. Aho kwiteza imbere biturange, kuko aho tugana ari imbere heza, aho ndinda imyaka ukantera umwete, ngo uharane ibihe byose. Yari udahaga kukuririmba, udahwema kugutekereza, uguhoza ku mutima igihe cyose, isimi ry'umutima wawe, uwagukunze bitagereranwa, uwo wakunze akakira urukundo. Urakoze uragahorana Imana n'inama.